Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ndanezerewe muri uyu munsi Imana iduhaye, kandi ndashima Imana ko itwongera ibihe byiza byo kuboneka imbere yayo. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro, kandi namwe Imana ibaha umugisha, mwebwe mwafashe umwanya wanyu kugira ngo muze imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana rero ko uyu munsi nkibasha kuvuga bigakunda, uyu munsi nkibasha kuba ndi kureba bikemera, uyu munsi ndi kubasha gutambuka ibirenge byanjye bigahagarara bikemera. Nyamara ntabwo ari kubw'impuhwe zanjye cyangwa se impuhwe za Satani, ahubwo ni ukubera imbaraga z'Imana. Kubera yuko hari abo twabyirukanye, hari abo tubyirukanye, hari abo tungana, hari abanduta, hari abo nduta. Uyu munsi ibyabo byamaze kurangira, ariko nge ndashima Imana. Ishimwe rero ni iry'Imana, ishimwe ni iry'Imana yaduhamagaye, ishimwe ni iry'Imana yo yabashishije kugira ngo muboneke muri aya materaniro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndanezerewe rero kuri uyu munsi wa 23 w'amasengesho Imana iduhaye kugira ngo dusenge umunsi wa 23 w'amasengesho y'iminsi 40. Turi mu cyumweru cyahariwe imbaraga z'umwuka wera. Ni ukuri Uwiteka nabahaza uburame kandi abanezeza uyu munsi mu izina rya Yesu. Ejo umunsi w'ejo wari kuwa mbere w'icyumweru, twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo mu ruganda rw'izahabu kubw'umurimo w'Imana, cyangwa se kunyura mu ruganda bitewe n'umurimo w'Imana. Rimwe na rimwe umwuka wera arijya kunyuza mu ruganda kugira ngo uzasohokemo umeze nk'izahabu nziza. Rimwe na rimwe nujya ubona ibintu bikubayeho, ujya uvuga ati ibi bintu byanga bikunda Uwiteka bifitemo inyungu, hashobora kuba ari kunshyira ku gipimo, ari kunshyira ku munzani kugira ngo nzasohoke meze nk'izahabu nziza. Imana ihabwa icyubahiro rero. Ntuzinubire mu kigeragezo, kuko kenshi rimwe na rimwe ndagira ngo nkwibutse neza yuko mu kigeragezo nta wisobanura. Iyo ushatse kwisobanura mu kigeragezo kiragutsinda. Ubundi mu kigeragezo nta wisobanura, mu kigeragezo uhora utuje, mu kigeragezo uraceceka, ugategereza, ukareba amaherezo y'icyo kigeragezo, ukakibwira ati wa kigeragezo we gira vuba ugende, kuko n'ibindi byaraje ndakomeza ndatambuka. Mu kigeragezo nta wisobanura rero. Uzabibaze Yosefu, iyo aza kwisobanura mu kigeragezo aba yarabashije guhagarara akabwira umwami akavuga ati nge ndarengana, ntabwo nigeze ndyamana n'umudamu wawe muka Potifari. Aba yarabimubwiye rwose, ariko ntiyigeze yisobanura kubera ko hari n'ibizibiti yari yataye umwitero. Ubundi hari ibintu utazabasha kwisobanuraho nubwo byagenda gute, ariko mu ijuru hari Imana isobanura abantu. Imana ishimwe cyane. Kabone nubwo bagushyira mu nzu y'imbohe, kabone nubwo wamera nabi, ariko ntuzisobanure mu kigeragezo. Hari abantu bafata umwanya wabo bakavuga ngo ngewe rwose muri ubu burwayi nemuna ntago ari nge wabwizaniye, kandi ubwo amagambo yacicikanye aravuga turiya ni ibihano by'Imana, uriya wenda yarasambanye niyo mpamvu yananutse, buriya yarwaye sida, buriya byagenze kuriya yanze kumvira Imana, none Imana yamukubise ikinyafu iramuhana. Nawe ukajyaho rero ngo ngewe ntabwo ndwaye sida, ngewe ntabwo nasambanye, ngewe ntabwo byagenze gutya, oya. Ntuzisobanuye mu kigeragezo, kuko iyo wisobanuye mu kigeragezo uba uri gutiza umurindi Satani, ndetse nawe agarushaho kukongerera imbaraga zo gutuma nawe ukomeza kwisobanura, kandi nyamara Satani nawe yateje uruganda rwo kugira ngo ubashe gushirira muri urwo ruganda. Ariko iyo utuje mu kigeragezo, uzabibaze Mose yigeze yabwira Abisiraheli ngo muceceke Uwiteka ari bubarwanirire. Burya rimwe na rimwe mu kigeragezo hagomba kubaho guceceka, kuko akenshi ni uruganda uba uri kunyuramo, kandi urwo ruganda uri kunyuramo Imana iba irufitemo inyungu. uba uri kugira ngo uzasohoke umeze nk'izahabu nziza. Imana yacu ishimwe cyane. Ntuzabone rero ibintu bikugeraho ngo utangire upape, utangire utelefone, uhamagare ba nyokorume, ba so wanyu, ba nyogosenge, bakuru bawe na barumuna bawe, ati rega ngewe ibibazo birankomeranye, ati ngewe nyamara birakaze, ubukene buranyishe, nyamara rwose ibibazo byandinze, inzara imereye nabi. Yes, ni byiza kuba hari uwo wakiyambaza, ariko ntuzasakuze mu kigeragezo, kubera yuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana murizi ntakurwa urutozi. Imana yacu tugire neza cyane. Mu kigeragezo rero, mu ruganda rw'umwuka, ntuzagerageze kwisobanura, ahubwo uzahagarara uvuge ati nubwo ndi mu kigeragezo, ariko hari Imana izasobanura. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ubwo rero nagira ngo mbibutse yuko tunyura mu ruganda kugira ngo tuzasohokemo nk'izahabu nziza. Yobu yanyuze mu ruganda asohokamo
ameze nk'izahabu nziza, kandi ibyo yari yarabuze arabyongererwa inshuro ebyiri. Rero bivuze ngo imbere hacu mu ruganda, imbere hacu mu bigeragezo, imbere hacu mu buryo bw'umwuka, Uwiteka ahafite umugambi mwiza. Ntuzakore ikosa ryo kwisobanura mu gihe uzaba uri mu kigeragezo, kuko akenshi rimwe na rimwe iyo twabibonye mu nkiko, iyo ugerageje kwisobanura mu rukiko ugatandukira amagambo amwe n'amwe, hari igihe umushinjacyaha ahita yaheraho agahita gutsinda, kubera yuko wagerageje kuvuga ibintu byinshi, kandi ibintu byinshi rimwe na rimwe bituma Satani akubona urwaho, akakubyazamo andi magambo, akakubyazamo ibindi bigeragezo. Nimba wari ufite ikigeragezo cy'uburwayi, agahita azana ikindi kigeragezo cy'urwango, agahita azana ikindi kigeragezo cy'amagambo y'abantu hirya no hino bakuvuga ngo nguriya se ngo ngarisobanura, nguriya ngaratubeshya ngo ni ibihano by'Imana, nguriya ngo mumureke, buri Imana yamuciriyeho iteka, donc ugasanga witeje n'ikindi kigeragezo, kandi wari mu kindi kigeragezo kimwe ukabushyizeho ikindi kintu. Nyamuneka ndakwinginze wonteze amatwi, ntuzagerageze kwisobanura mu kigeragezo, uzareka Imana izagusobanure, kuko nyuma yo kugusobanura abatarabibonaga, ababonaga nyine baragucireho iteka, bazatangira vuge ngo ariko nyamara uriya muntu yari ari mukuri, uriya yari afite realite totale. Imana rero, haleluya, ndumva nezerewe, Imana ihimbazwe. Nta mpamvu yo kwisobanura mu kigeragezo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mu ruganda, numva uri kunyura mu ruganda, ntuzisobanure, nyamuneka ntuzisobanure. Reka uruganda rwawe urwane n'urwo ruganda, ubwira Imana ngo nkomeza Mana, singende njyenyine, nkomeza Mwami, umfate singwe. Dawidi yaravuze ngo kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe, hato ntamanuka nk'abagana muri rwa rwobo. Erega nyamuneka mu ruganda rw'umwuka wisobanuye wamera nk'abagana muri rwa rwobo. Hari abantu bazakubwira ati ugeze muri tarani 5, ugeze muri 40, ugeze muri 28, waragumiwe. Nako kugumirwa ntibikibaho, basigaye bavuga ngo watindanye n'ababyeyi. Mana imbabarire, ubwo nyine watindanye n'ababyeyi. None bakakubwira ngo watindanye n'ababyeyi, abandi bazakubwira ngo uri icyacu muri ikigugu mu rusengero. Ibyo rwose ni sawa, nawe ukajyaho ngerega ngo njyewe ngo bari abantu barambenga, ngo njyewe ngo bigira gutya, ngo wasanga ari za karande z'umuryango, wasanga ari za nyatsi. Oya, mu kigeragezo ntizisobanure. Umugore bita Hana yari yarasobanukiwe ko kwisobanura mu kigeragezo ari inyatsi zikomeye cyane. Arangije ajya imbere y'Imana, asenga yongorera, asenga bucece, umunwa udasohoka, ijwi ridasohoka. Nuko umutambyi yamureba Eli akavuga ngo uriya mugore yasinze ahari. Rega bazakureba kuko utari kwisobanura bavuga ngo uriya ni umusazi, ariko uzaba uzi icyo uri kubwira Imana yawe. Imana ishimwe cyane, uzaba uzi icyo uri kuganira n'Uwiteka. Mu kigeragezo rero uzamere nk'ahantu usenge bucece, ugote inkike, bucece usenge nyuma yo kugeragezwa, nyuma yo kunyura mu ruganda. Erega buryo umusonga wundi ntabwo uzakubuza gusinzira, ntabwo uzababuza abantu gusinzira. None se ugira ngo abo uri gutakira, abo uri kubwira bazabura kuryama cyangwa bazabura gusinzira, ariko wowe uzarara uhagaze. Rimwe na rimwe bazakugira igitaramo. Oya, ntuzabyemere, kuko burya reka nkubwire, gumana privacy life yawe, witurize, wigumanire ibyawe. Ni uruganda rwawe uri kunyuramo nyine, kandi nta uzakwikorera agasaraba kawe. Agasaraba nakawe uzakikorera wenyine, nta bantu babiri bajyana mu ruganda rw'umwuka. Oya, ujyamo wenyine. Reka nkubwire, umugabo azajyamo wenyine, umugore asigare. Umugore ajyamo wenyine, umugabo asigare. Bivuze ngo Imana igerageza umuntu bitewe n'iki mushakamo. Rero mu ruganda rw'umwuka, nyemerera utuze, uceceke, kwiha rubanda, ahubwo uzanyuremo umeze nk'izahabu nziza. Imana ibaho umugisha. Ibyo rero twavugaga ku bijyanye n'uruganda rw'umwuka umunsi w'ejo, cyangwa se kunyura mu ruganda ukazasohoka mumeze nk'izahabu nziza, kubwo kugira ngo umurimo w'Imana waguke, cyangwa se ubwami bw'Imana buzajya imbere. Uyu munsi rero 23 turavuga ku ijambo rivuga ngo kuzamurwa mu mwuka, cyangwa se gukura mu buryo bw'umwuka. Imana itugirire neza cyane. Mbere yuko mvuga ku bijyanye no kuzamurwa mu mwuka, cyangwa se gukura mu buryo bw'umwuka, ubundi ijambo bita gukura ni ijambo ry'ikinyarwanda mu buryo byoroshye. Gukura nyine ni ukuva kuri level imwe ukajya ku yindi. Hari abantu bakura mu myaka, ukaba wava ku buhinja ukazamuka ukajya muri adolescence, ukava muri adolescence ukajya muri adulte, ukazageraho ukajya no mu busaza. Rero uko gukura mu buryo busanzwe bibaho cyane. Hari umuntu uzakura akabati warakuze, wenda se wagize ubwanwa nimba uri umugabo, cyangwa se wameze amabere, cyangwa se byagenze gutya nimba uri umukobwa,
ubwo rero bivuze ngo uba watangiye gukura mu buryo bwose, kandi gukura biterwa akenshi n'uburyo ki warezwe. Ntabwo gukura bipfa kwizana. Hari ab'ingwingiri, ngira ngo ibyo murabizi, hari abarwara bwaki, ibyo murabizi, hari abantu rimwe na rimwe bapfa bishwe n'inzara kubera yuko babuze ibyo kurya byinshi cyangwa se bifite intungamubiri. Ubuzima bwabo rimwe na rimwe bugahura n'ikigeragezo cyo kudakura. Rero gukura nyako nuko uba wariye neza, cyangwa se nuko uba wabonye ibigukuza, kuko twabonye abana bapfira muri enfance zabo, cyangwa se bapfa kubera ko babuze ibagaburira. Rero mu buryo bw'umwuka rero, gukura ntabwo ari ugutinda mu idini, gukura ntabwo ari ugutinda muri groupe runaka, gukura ntabwo ari uko watinze mu banyamasengesho, gukura ntabwo ari uko watinze muri ministeri runaka, ntabwo ari uko watinze muri korali ngo uvuge ngo korali nyimazemo imyaka 10 cyangwa se 20. Gukura mu buryo bw'umwuka ahubwo biterwa n'indyo wariye. Imana itugire neza cyane. Naho ibyuko umaze igihe ahantu, ibyo ngibyo hari abana barasheri, murabizi neza yuko baravutse, bamaze kuvuka babingwingiri, babaho ngaho. Igihe cyo kwica abana bose b'abahungu n'abana barasheri bose bagenderamo, kandi nyamara bari baravutse mbere. Rero ntabwo biterwa n'igihe umaze gukura, ntibiterwa n'imyaka umaze ku isi. Gukura mu buryo bw'umwuka, akenshi umuntu iyo akuze mu buryo bw'igihagararo hiyongeraho ikindi kivuga ngo gukura mu buryo bw'imitekerereze, cyangwa se imikurire muri mentali, cyangwa se mu bwonko. Rero bivuze iki rero? Bivuze ngo mu buryo bw'umwuka ntabwo ari igihe umaze ahantu, ntabwo ari igihe umaze muri Rise and Shine World, ntabwo ari igihe umaze muri Pentecost, ntabwo ari igihe umaze muri Restoration, ntabwo ari igihe umaze muri Catholic, ntabwo ari igihe umaze muri Anglikani. Oya, kuko bibaye ari ibyo ngibyo abantu bose baba barakuze mu mwuka. Ubwo uwavutse muri 80 yaba afite imyaka myinshi, hafi 40 ngira. Uwavutse muri 55 akabatizwa aho ngaho kwa padiri cyangwa se kwa pasteri, ubwo ni ukuvuga ngo akinjira akitwa ko ari umukristo. Ubwo uwo nguwo yaba yarakuze, yaraminuje mu buryo bw'umwuka. Ariko ntabwo ari uko bimeze. Bibiliya rero iravuga kuri abo bantu babiri bose binjiye mu rusengero, cyangwa se binjiye mu gakiza, ariko noneho ntibagire gahunda yo gukura. Reka tuvuge kuri abo bantu babiri, hanyuma tuze kureba neza uburyo ki twakura mu mwuka. Ndihutisha cyane kuko amasaha yagiye. Mu buryo bw'abo bantu babiri rero, baba barabonye icyo bita reka tuvuge ngo salvation, agakiza, barakijijwe, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Harimo abantu babiri rero. Hari umuntu ugendwa na kamere. Umuntu wa mbere ni umuntu ugendwa na kamere. Uwo muntu ugendwa na kamere rero, reka tubanze tumuvugeho gatoya, hanyuma noneho tuze no kuvuga ku muntu ugengwa n'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. N'abantu babiri Paulo yigeze yabavugaho, ababwira ab'Ikorinto, abavugaho ayo magambo mu Bakorinto ibice 2. Iyo usomye icyo gice cya 2 ugasoma n'icya 3, bakubwira neza ibyabo bantu babiri, kandi bitwa ko bakijijwe, bitwa ko binjiye mu nzu y'Imana, bajya mu gakiza. Rero niyo mpamvu navuze ngo igihe umaze mu gakiza ntabwo ari byo bigaragaza ko wakuze mu mwuka. Oya, igihe umaze mu nzu y'Imana ntabwo ari byo bizagaragaza yuko uri umunyamwuka. Wapi? Umva, umuntu wa kamere rero, umuntu wa kamere, ndashaka kugira ngo umuntu utwarwa na kamere, reka muvugaho gatoya. Iyo usomye muri abo Bakorinto igice cya 3, reka tuhasome twihuse murongo wa mbere, ngo bene data simbashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere, cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha, kuko mukiri abakamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane. Mbese ntimubaye abakamere kuko ntimugenza nk'abantu? Ubwo umuntu umwe avuga ati jyewe ndi uwa Paulo, undi akavuga ati jyewe ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri abakamere? Mbese wenda reka ndekera aho ngaho. Mu by'ukuri uyu muntu wa kamere rero, utwarwa na kamere, akenshi uyu muntu uzamubona ni hahandi uzumva ngo njyewe nsengera
mu itorero runaka sinahava ngo nduwo kwa runaka, ngo nduwo kwa runaka. Yabivuzeho hano, wamurarika ati se ngwino tujya gusengera ahantu wumva ijambo ry'Imana ngo yango ngewe ngo nduwo kwa runaka byararangiye. Akenshi uwo nguwo yavuzeho ngo ese bantu bamwe nimba uvuga ngo nduwo kwa Paulo, undi ati nduwo kwa Apolo, bose Paulo na Apolo bakorera nde? Niko yakomeje avuga iyo usomye kuri iyo mirongo yo hasi. Reka tuvuge rero kuri uwo muntu wa kamere. Umukristo ugitwarwa na kamere ni nk'uko uruhinja cyangwa se nk'uko umuntu avuka yarangiza ntabone ibyo kurya bihagije ariko yavutse. Ni uyu muntu wa kamere rero akenshi aba yarije mu gakiza, ariko abakeneye ikintu twavuga ngo ni ukunywa amata yonyine, donc ibintu binyerera, ibintu byorohereye, ntabakeneye ibintu bikomeye cyane. Kandi uwo muntu akunza kenshi, uwo muntu wa kamere akunze kwishakira ibintu bimunezeza, akeneye ibitangaza ngo abashe gukomera mu kwizera. Uwo muntu wa kamere niko abameze, abakeneye ibitangaza, abakeneye ibintu mbese byatuma yumva yagira kwizera. Kandi iyo ahuye n'ibimugerageza ananuka vuba uwo muntu, kubera ko aba yaranyweye amata gusa, none akishakira ibintu by'ibitangaza, ibintu bya sosi mbese ibintu by'ibisupusupu. Noneho iyo ahuye rero n'ibimugerageza uwo muntu ahita namuka vuba. Kubera iki? Kubera ko aba yaramenyereye ibintu by'amata gusa. Ibintu by'amata nibyo ahora yumva yishakira, ahora kururwa n'iby'isi ndetse n'ibyaha, kuko uwo muntu niko abateye. Hanyuma rero ikindi cya kabiri, umuntu wa kamere ntiyita ku buryo Imana imuhaye mu buryo bwo gukura. Ntabwo ajya bigerageza kubyitaho mu buryo bwo gukura mu buryo bw'umwuka. Akenshi ntiyita ku bijyanye n'ibyo gusenga, ntabwo ibyo bintu bimureba cyane. We niyo umubwiye ati ibyo gusenga dusenge, ahita akubwira ati burya rero narasenze kandi Imana yaranyumvise. Uwo muntu ntakunda kujya mu materaniro. Uwo muntu uzamubona burya uwo muntu ngo abarangwa n'imigenzo ya kamere. Ahorana ikindi cya gatatu, ahorana intege nke kandi ajyanwa hirya no hino mu bidafite akamaro. Uwo muntu niko uzamusanga ameze, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ahora ameze nk'umuyaga, ahora ameze nka papillon, akanyugunyugu. Ni ukuvuga ngo akubita hirya agakubita hino. Uwo muntu mbese kubera ko akeneye iby'amata gusa, ntabwo akeneye ibintu byamusima mu moja. Oya, akeneye ibintu by'amata. Iyo bakubisaha ubwo nuko, iyo bamubwiye ngo Yesu araha ahita yiruka, iyo bamubwiye ngo irunaka hari gukorwa ibi n'ibi ahita yiruka. Uwo muntu akenshi Bibiliya ivuga ko ari umuntu wa kamere. Imana itugire neza cyane. Ikindi, ahorana umubabaro kuko yamaze kumenya ukuri. Uwo muntu akenshi kuko ukuri arakuzi, ariko ahorana icyo bita impagarara mu mutima we, ahorana ibintu bijyanye n'umubabaro. Anakunda Imana muri we, ariko ntabasha kugendera mu kuri, ntabasha kunesha ibyaha. Uwo muntu rero uzamubona ntabwo akenshi, cyangwa se nimba nawe uri kuntega amatwi yiyumva, ubwo urasanga ufite urwego runaka uhagazeho, umenye nimba uri uwa kamere cyangwa se uri umunyamwuka. Imana itugire neza cyane. Ariko ntagira umwuzuro wo mu mwuka. Uwo muntu nuko ateye amuhindura umwana, cyangwa se ahora yumva yuko ari umwana w'Imana, ariko kandi akagendera mu byaha, akagendera mu rujagararo, akagendera mu bintu bidafite icyerekezo. Nta nubwo agira umwuzuro mu buryo bwo mu mwuka. Imana itugire neza cyane. Uwo muntu nuko ateye, uwo muntu nuko ateye, kandi rwose ntabwo wabasha kubihindura. Ahorana umubabaro rwose, nkuko nababwiye, ntabasha kunesha ibyaha, nubwo afite umwuka w'Imana muri we umuhindura umwana w'Imana, ariko ntagira umwuzuro mu buryo bwo mu mwuka. Imana itugire neza cyane. Uwo muntu rero wa kamere, akenshi abantu muri iki gihe, na Paulo yabivuzeho mu bice bibiri. Yaravuze ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Uzamusanga kenshi ngo ariko se bariya bantu ngo buriya biriya bintu baba bahanura ngo, cyangwa se buriya babibona gute we, ngo bariya babyerekwa gute we. Donc ahora muri ibyo kubera yuko ari uwa kamere, ntabasha kuko we ubundi iby'umwuka ni ubupfu kuri we. Ababona ko abanyamwuka ari abasazi,
abavuga ati ngewe ibyo abantu bahanura nge singe nanabyemera, ngewe ibyo abantu buzura umwuka wera ati ugasanga umuntu w'umugabo maratigita mu rusengero ati ngewe birasinge byemera. Buryo uwo muntu ni uwa kamere. Akenshi ntabwo umuntu wa kamere ashobora kugenzura iby'umwuka, ntabwo bishoboka, ahubwo umwuka ugenzuzwa n'undi. Noneho hari ibintu bijya bintangaza, ugasanga umuntu arihandagaza avuga ngo nguriya muntu ngo yaravangiwe, nguriya muntu yavangiwe. None se yavangiwe, wowe uri umunyamwuka wabimenye ko yavangiwe? Mbere yo kujajinga umuntu ngo wenda yavangiwe, banza umenye ngo nanjye ndi umunyamwuka ibyo bintu koko nabisobanuye ko hari impano bita ubugenzuzi. Iyo mpano bita ubugenzuzi ihabwa abanyamwuka nyine. Noneho wowe ukajya hariya ngo yanga umuntu ngo rangiye numvaga ngo ibyo ari guhanura ngo cyase numvaga ibyo ari kuvuga ngo yavangiwe. Burya reka nkubwire, Pawulo yandikira rero abo Bakorinto mu bice 2:14 aravuga ngo umwuka wa kamere cyangwa se ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we. Mu by'ukuri ntabwo warenganya umuntu uri kuvuga ngo ngiye biriya bintu simbyemera, ntabwo wamurenganya, ni ubupfu kuri we rwose, kuko uwo muntu ni uwa kamere nyine. Hanyuma rero ageze ku murongo wa 15 aravuga ngo ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawamurondora. Imana ishimwe cyane. Rero umuntu wa kamere uwo nguwo ntaba ashaka gukora mu buryo bw'umwuka. Umuntu wa kamere ntabwo aba ashaka kugira ngo atere imbere mu buryo bw'umwuka, ahubwo ahora ari ingwingiri. Kubera iki? Ntabwo ashaka kwicara hamwe ngo abwire Imana ngo Mana manitse amaboko yanjye ndashaka kuba umunyamwuka. Oya, ahubwo yumva ko azajya ikantarange kugira ngo ajye kubona ibyo yifuza, azajya kubona amata ya yandi nyine, donc ikivuguto aricyo yinywera. Ariko nahura n'ikigeragezo uwo muntu azabasha kugwa vuba, kubera ko hari igihe rimwe na rimwe ibimukomeza ntabyo yigeze ahaha muri we, ntabwo yigeze arya imvungure, ntabwo yigeze aguguna amagufa. Oya, yashatse ikintu kinezeza umutima we cyitwa ibintu byorohereye, ntabwo bashaka ibintu bihambaye. Niba mubwira ngo nyamuneka iha n'icyaha runaka, azahita avuga ati aha hantu bavangiwe, ataha ntabwo ari ahanjye. Ariko niba mubwira ati Imana iguhaye indege, azahita avuga ati haleluya, ati ndafashirwa, ati ahantu harimo umwuka wera. Umuntu wa kamere azarangwa no kujarajara, niko Bibiliya itubwira, azarangwa no gushaka ibyoroshya ibinezeza umutima we. Kandi nyamara umunyamwuka ntabwo ashaka ibinezeza umutima we, ahubwo ahora ashaka ibizatuma ahangana n'impinduka y'ibi. Yobu mu gice cya 24 umurongo wa mbere yego yaravuze ngo ubwishobora byose imenya ibihe, niki gituma abayizi batabasha kumenya impinduka y'ibi. Umunyamwuka wenda turaje tumugeraho gatoya, hanyuma tugane ku bintu wakora kugira ngo ukomeze uhagaze uri umunyamwuka. Ni ukuvuga ngo umunyamwuka rero we ahora ari standby guhangana n'ibizaza mu bijyanye n'impinduka y'ibi. Ariko kamere ntabwo ibyo bintu ahora byiteguye, kubera ko ntabwo ashaka ko amatwi yiwe abyumva, ntabwo ashaka kumva ibikomeye mu matwi. Niyo bamubwiye ngo nyamuneka uzasenya amasengesho y'iminsi 2, imbere yawe hari ibibazo, ahita avuga turiya muntu yaravangiwe rwose, ngewe Imana yambwiye neza ko izangirira neza. Donc ugahora muri ambiance mu kijyanye n'umwuka, ariko uba uribeshya, ahubwo uri umunyakamere, kuko akenshi ntushaka kwihana, akenshi ntushaka ngo bakubwire ibikomeye. Imana itugire neza cyane. Bahorana uruzerero, abo akenshi rimwe na rimwe abakamere bitwa inzererezi zo mu rusengero cyangwa se inzererezi z'abayuda. Ibyo byose biranga indangagaciro z'umuntu ugengwa na kamere, kuko umunyamwuka ahora asimamye, ashaka gutegera, ashaka kumva icyo Imana ivugana nawe, ashaka guhangana n'ibimurwanya. Ni wowe wa undi Pawulo yaravuze ngo abwira Abakorinto ngo niba muri ubu bugingo twarahisemo Yesu, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Kuko umuntu wa kamere uwo nguwo Pawulo yongeye amwandikaho mu Bagalatiya, aravuga ngo abagengwa n'umwuka wa kamere, abo ngabo bagendera no mu migenzo mibi. Yaravuze ngo bagendera mu mirimo ya kamere, kandi imirimo ya kamere mu bice 5 yisomye mu Bagalatiya, yaravuze ngo imirimo ya kamere iragaragara ni iyo mirimo yose agenda yivuga mu murongo wa 19. Aravuga ngo ni ubusambanyi, ni ugukora ibiteye isoni n'iby'isoni, ni ugusenga ibishushanyo, ni ukuroga, ni ukwanga, ni
ugutongana, ni ishyari, ni umujinya, ni amahane, ni ukwitandukanya, ni ukwirema ibice, no kugomwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira ukuri yuko hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Abo ni abagendera mu migenzo ya kamere, ni abagendera muri kamere. Naha yabagarutseho mu Bakorinto aravuga ngo abantu barangwa n'ishyari, abantu barangwa n'ishyari, barangwa n'amahane, abo bose baba bakigendera mu migenzo ya kamere. Kandi wibuka iki? Uwo muntu wese aba yarakijijwe, uwo muntu wese aba yitwa ko yinjiye mu rusengero. Niyo mpamvu nababwiye ijambo rivuga ngo kuba warakuze mu buryo bw'umwuka ntibisobanura igihe umaze mu rusengero, oya, ahubwo biterwa n'ibiryo wariye. Ese ibiryo uriho urarya wabona uri kunywa amata yonyine? Ese uri kubasha no kurya nibikomeye? Oya, iyo umuntu wa kamere, iyo haje umuraba, uwo muntu byihutira kuba yanamuka vuba, akagwa vuba. Niyo mpamvu ubona iyo umuntu wa kamere atinze mu kigeragezo byoroshye ko ahitagwa. Kubera iki? Kubera ko ntabwo yivomeye amazi azamutunga mu gihe cy'igotwa, ntabwo yacanye umuriro mu gihe azaba ageze mu bihe by'imbeho. Ahubwo Yosuwa abandi yabaye nka Petero igihe yotaga umuriro w'abandi, rwose ukawota ukumva ni nkaho wawucanye. Abantu nk'abo uzababona nibo rwose bashyushya urugamba, rwose ukabona ibintu ni sawa. Ariko ngo yagera mu mwiherero ha wenyine akavuga ati nyamuneka yaba nari mfite runaka ngasengere, yaba nari mfite runaka ngajya andagiza Imana. Kandi mwibuke neza ko umwenda wari ikingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese abanje kwinjirayo. Noneho ukumva yuko wowe mbese wageze mu kigeragezo, wari waramenyereye yuko pastor ari uguhanurira, wari wamenyereye ko pastor ari ugusengera, kubera ko bakunze iby'amata yayandi asanzwe yonyine, winyweraga amata gusa. Wagira akabazo pastor akaza yirukanka akagutabara, akagusengera, akaguhumuriza, akakunga n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe, ibintu byose bikagenda neza. Noneho rero gera muri cya gihe pastor utabasha kumubona mu mpinduka y'ibihe. Noneho impinduka y'ibihe iyo yageze ubundi waryaga araburara, impinduka y'ibihe iyo yageze uwari umuyobozi aba umuyoborwa, impinduka y'ibihe iyo yageze uwari umuntu uciye bugufi ahinduka umuntu ukomeye, iyo impinduka y'ibihe iyo yageze iyo uwari umukire ahinduka umukene usabiriza. Bivuze ngo impinduka y'ibihe iyo yageze rero ku muntu wa kamere nawe birahinduka ndetse bikamera nabi. Imana yacu tugire neza cyane. Reka nkubwire inshuti yanjye woneza amatwi, umuntu nk'uwo wamenyereye ko tuwa abandi biramugora cyane, kubera yuko iyo ageze mu bihe by'ubukonje ahinduka, ahita aba friza, agahita ahinduka barafu, niwongeye no kumenya nimba yarigeze ajya mu nzu y'Imana. Ahubwo ugasanga ngo yewe ngo nzaba nkizwa, ngo korona nirangira ngo bizaba birangiye, ngo buriya ngo none se ngo ko bakinze isengero ngo uragira ngo nkizwe gute? Ngo mu rusengero barazikinze, ngo nta kundi byagenda, ngo buriya mu munsi bazazikingura ngo nibwo nyine nzakizwa. Abantu nk'abo twarababonye, bamwe batwaye inda mu bihe byaguma mu rugo, kandi bitwa abakozi b'Imana, bitwa abaririmbyi beza, nyine baba kuko botaga umuriro wo mu rusengero gusa bakagendera kuri icyo kibatsi, ariko ngo nibagera hari uwo muriro uhinduka w'amashara. Abo ni abagengwa na kamere, abo ntabwo rero baba barakuze mu nzu y'Imana. Abo Yuda yigeze abandikaho, arabandikaho aravuga ngo bene abo ngabo ni intaza mu isangerangendo ryabo. Abo intaza ni ibuye ryo mu mazi, abantu baritekereza ko ryakonje rikaba matera kubera rimaze imyaka myinshi mu mazi. Bene abo rero ubasitaraho ugira ngo babaye matera kubera imyaka bamaze mu mazi, ukagira ngo baroroshye, babaye mbese ibuye ryorohereye, babaye eponge. Kandi reka nkubwire, ibuye ni ibuye. Ni nayo mpamvu ibuye, umuntu ufite umutima wa kamere ahora ari ibuye, kuko ntashaka kwihana, ntashaka guca bugufi, ntashaka guhugurwa, ntashaka kwera imbuto. Umuntu wa kamere nuko ahora ameze. Akenshi bagira ibyubahiro, bihagararaho, bumva yuko ari bo bantu bakomeye. Umushumba kumva ko mbese ari we kamara. Paulo yabyanditse hano abibwira Abakorinto ngo ukumva ngo naje nicishe bugufi, ngo nanga kugaragaza ko ndi umunyabwenge. Ubundi ku murongo wa 18 w'ibice bitatu muri icyo gice, muri icyo gitabo cy'Abakorinto yaravuze ngo ntihakagira umuntu wishuka, umuntu wese wo muri mwe yibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe abe umuswa, kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. Noneho ugasanga umuntu rero wa kamere we ntashaka kumva yuko akeneye kwiga. Oya, ntabwo ashaka yiga, ahubwo ahora yumva we hari ibyo azi.
burya umuswa wa mbere ni uwibwira yuko afite icyazi ntashake kumenya. uwo niwe muswa uruta abandi baswa. kandi reka nkubwire, kwiga ntukizwe ni nko gukizwa ntumenye ubwenge. ibyo byose nabyo biri the same, kuko abantu benshi bibwira yuko ari abanyabwenge, kandi nta muhanga w'uru rugendo. umuntu uzagushuka ko ari umuhanga w'uru rugendo, ubu uzamubwire ngo wayobye inzira, kubera yuko ibitwara abandi hari igihe nawe bimugeraho. uwo aba yaramaze guhinduka ryabuye ryo mu mazi, aba yarabaye intaza. uwo ni umuntu ugengwa na kamere. Imana itugire neza cyane. ese wowe ujya utekereza yuko ibyo bintu bijya bikubaho? ukumva mbese twarababonye benshi ibihe by'imbeho bigera rwose, abantu babyinaga neza, abantu babwirizaga, abantu bahanuraga, abantu berekwaga, abashumba bari bazi kuvuga ubutumwa neza, abapotere, ababishopu, abareverandi, abavugabutumwa, abaririmbyi, abanyamasengesho, abahanuzi. noneho bagera muri bya bihe by'ubukonje, bagera muri bya bihe byo kugotwa, bagatangira bakavuga atari ko Imana yaragiye, buriya nta kundi, buriya ese reka mpamagare runaka ndebe ko yansengera, reka mpamagare runaka numve ko twajya mu butayu runaka, ubutayu wenda burafunze. ugasanga mbese nta handi usibye gutungwa n'ibyo wahunitse. noneho rero agasanga ntabyo yahunitse, kuko umuntu wa kamere ntasoma ijambo ry'Imana, umuntu wa kamere nta mwanya yabibonera, umuntu wa kamere ntajya mu materaniro abishaka, ahubwo ajyayo kubwo nyine yumva ashaka gutigita, ashaka bya bindi nyine. kandi uzababona abantu ngo njyewe ngo mu rusengero ngo twagize ibihe byiza, ngo rwose ese wafashijwe n'iki? ngo nge nafashijwe rwose, ngo kandi byari biryoshye. tubwire se ngo nge nafashijwe. undi nawe akaza akubwira ati njyewe rwose amateraniro yarabishye, cyo koza nafashijwe mu gihe cyo kuririmba, mu gihe cyo guhimbaza, irakorari niyo yamfashije gusa, ariko abandi ibyo abavuga butumwa n'iki ntago byaryoheye, byambihiye, nta mwuka wera wari urimo. ese umwuka wera ubundi ubugenda ute? ubundi ntabwo umuntu utagira umwuka wera agenzura abanyamwuka, oya, ahubwo umuntu wa kamere iby'umwuka bimubera nk'urupfu kuri we. ni nayo mpamvu uzasanga abagenzuzi barabaye benshi mu materaniro, akaza akavuga ngo yanga ibinge ntabwo byamfasha, ngo amateraniro ntabwo aryoshye, ngo amateraniro nta kigenda. uwo muntu akenshi arangwa n'umwuka wa kamere. Imana itugire neza cyane. ubundi umunyamwuka nyamunyamwuka iyo ageze mu materaniro aharema umwuka. umunyamwuka Imana ishimwe cyane. umunyamwuka uyoborwa n'umunyamwuka. wenda reka nawe muvugeho gatoya, ntatinya ibihe, ntatinya ibihe uko bihagaze. umunyamwuka ntatinya intambara, ntatinya ibigeragezo. umunyamwuka Petero uzamubaze, ntatinya kwatura yuko ifeza n'izahabu batabifite, ahubwo icyo bafite bagitanga mu izina rya Yesu. umunyamwuka ntatinya ingabo zigose abantu ngo bashe kubica, ahubwo abwira Gehazi akamubwira ngo iyo waruzi ingabo zitugose. bivuze ngo umunyamwuka rero ntagira ubwoba bw'ibihe, ahubwo ahora avuga ati kabone n'ubwo intambara zaza, niko Dawidi yavuze, kabone n'ubwo babamba amahema kundwanya, umutima wanjye uzakomera. uwo ni umunyamwuka. yamaze kurya ibiryo, yavuye ku mata ajya ku biryo bikomeye. donc ni nk'uko watangira muri primaire, ukajya segonderi, ukajya muri kaminuza, ukiga orevo, ukajya muri masters, ukajya muri PhD n'ibindi. bivuze rero uko niko umunyamwuka agenda akura muri revo. iyo ahuye n'ibintu, kandi umunyamwuka ntabwo akuzwa akenshi nuko yamaze iminsi mu rusengero, ahubwo akuzwa n'ibyo ari kugenda abona. uzabibona akenshi umuntu w'umunyamwuka agomba kwigira ku birenge akenshi by'abakuru. umunyamwuka agomba kubaha, agomba kurangana discipline. umunyamwuka agomba kugira indangagaciro z'umukozi w'Imana. umunyamwuka agomba kumva yuko hari ibintu byinshi yarenze, atakigendera muri kamere z'ubuzima. umunyamwuka agomba kugenda yumva yuko hari ibintu byinshi adakeneye guterana na by'amagambo. umunyamwuka nta gihe afite cyo kwisobanura ku bidafite icyerekezo. umunyamwuka nta mwanya yabibonera, ahubwo uratumbiriye imbere, yibwira rya jambo rivuga ngo Imana yambwiye yuko izangirira neza, agahora yumva yuko afite inyota zo kuzaba mu bwami bw'Imana. umunyamwuka ntabwo apfa kujarajara uko yiboneye. umunyamwuka ahora afokasinze ku Imana yavuganye nawe. Imana iyo yamubwiye ngo nzabana nawe, nzakugirira neza,
nzakorana nawe. Kandi ntabwo umunyamwuka yirata ibigwi, yirata ibyarimo, yirata uwo ari we, ahubwo ahora ari munyenyekevu, ahora ari umuntu uciye bugufi imbere y'Imana. Kandi abantu b'abanyamwuka ntabwo bagaragara mu bandi ko ari abanyamwuka. Abantu benshi muri iki gihe uzababona ku masosho media barahagarara bakavuga ngo njyewe genda umunyamwuka, njyewe nazura umuntu, njyewe. Wowe se nkande wazura umuntu? Imana kariyo ikoresha abantu. Reka nkubwire ngo abenshi abantu birata inkovu z'imiringa usanga ari tonovide, ari ingunguru zirimo ubusa. Kubera iki? Barashaka uburyo bwa marketing, barashaka uburyo bwo kugira ngo abantu babemere, barashaka uburyo ukumva umuntu ngo njyewe ngo mperutse mu butumwa ngo Imana ngo yari yanjanye ngo nakoze imirimo ikomeye, navuze ubutumwa abantu barakizwa, nasengeye abantu barakira indwara, ngo Imana ishimwe, ngo njyewe ngo ndakaze, ngo Imana ngo ngumva ngo korari itamfite, ngo njyewe ngo ntabwo yaba ifite umuntu, ngo rwa rusengero rutamfite, ngo urusengero rwagwa, ngo iriya ministeri itamfite, ngo yahungabana, ngo kuko njyewe ngo ndi umuntu wiyizeye mu mbaraga z'Umwuka Wera. Reka nkubwire, akenshi abantu nk'abo baba bakigengwa na kamere, kuko umunyamwuka nyamunyamwuka akenshi ahora acecetse, ahora ashaka kwiga, ahora ashaka kwigira ku birenge by'abandi, kandi ikibi cy'abandi akibyazamo igisubizo kugira ngo abashe gutera imbere. Ubundi umunyamwuka akenshi agira indangagaciro zimuranga. Reka nkubwire, Pawulo yandikira abigalatiya yarababwiye ngo abanyamwuka bazarangwa n'imbuto z'umwuka. Yaravuze ngo ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, ni ukwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana ishimwe cyane. Abantu nk'abo barangwa n'ingeso nk'izo ngizo. Ntabwo barangwa no kwishyira hejuru, ntabwo barangwa no kumva yuko hari urwego runaka bahagaze. Oya, ahubwo baba ari bamanyeke, abantu baciye bugufi imbere y'Imana. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi gukura mu buryo bw'umwuka biragusaba icyo bita imbaraga zo kongera kumenya icyo bita umuhamagaro wawe. Ubundi Imana iguhamagara yarakubwiye ngo mva mu byaha ugende ujye mu bugingo, kuko yagushyize imbere inzira ebyiri. Yagushyizeho ngo uhitemo iy'urupfu, uhitamo iy'ubugingo. Urangije uhitamo iy'ubugingo. Ugeze mu y'ubugingo niwashaka kurya, niwashaka gukura, ahubwo uhora uri ingwingiri, uhora ushaka amata yonyine. Kandi amata abantu bakiyahabwa muri bibero ni abantu bakiri mu myaka mito cyane. Ni nayo mpamvu iyo umuntu agikizwa Imana atangira yapfukama ngo Mana ngo ndakwingize ngo umpereze agafaranga, nukuri kakaza kiruka biri kugukubita amata. Hashira amezi uri mu nzu y'Imana watangira gusenga rimwe ikakwihorera kugira ngo igukuze. Ubundi umunyamwuka nimba ushaka kugira ngo uzarebe umunyamwuka muzima, ahora mu ntambara arasana n'ibyaha, ahora mu ntambara arasana n'ibigeragezo. Kubera iki? Ibigeragezo biraza. Uyu munsi Imana ikamunyuza mu ruganda bijyanye n'ijambo ry'ejo twize, ikanyuza mu ruganda rw'uburwayi akarutambuka kugira ngo azabe ukomeye ejo hazaza, abashe gukora iby'ubutwari, abwira abarwayi ngo nimwihangane burya Imana irakiza. Yagera mu kigeragezo cy'ubukene akagitambuka atabashije kwisobanura, ahubwo asobanuwe n'Imana. Rero umuntu ukiri mutoya ugishaka ngo bamuhe bibero, iyo ageze muri ibyo bigeragezo bikomeye ahita anamuka, ahita avuga ngo Imana yarantaye. Ngese ubundi nakagakiza. Hari abantu baje mu nzu y'Imana bazi yuko bazahabona za Benz, bazi yuko bazahabona ngo za etaje, ariko bahageze urukweto ruracika, baravuga ngo Imana yaratubeshye, bahita bagwa. Reka nkubwire inshuti yanjye, umunyamwuka mwiza ahora atumbiriye ku musozi, ahora ahagaze ku kanunga. Ubundi mu bintu nabonye, ikiro cy'umunyu nicyo kigura amafaranga make cyane, ikiro cy'isukari kigahenda. Kandi umunyu iyo wabuze mu biryo, ibiryo abantu baravuga ngo birabishye, kandi ni nawe uhendutse cyane. Ni nayo mpamvu Yesu yakoresheje urugero rw'umunyu, aravuga ngo muri umunyu w'isi. Imana ishimwe cyane. Kandi umunyu nukayuka ntacyo uzaba ukimaze. Ni nayo umunyu urahendutse cyane, abantu barawusuzugura. Abarokore rero mwihangana abanyamwuka, nubwo mwasuzugurwa ariko murahenze, kuko akenshi ibiryo byabuze umunyu biba bibaye fake. Ariko umva nkubwire, abantu benshi birukanyira kuba isukari, bakavuga ngo njyewe ndashaka kuba uruya runaka, ngo njye ndashaka kuba umuntu ukomeye, ukahindura
ugahinduka isukari rwose abantu bagatangira bakakunyunyanyunya, ubundi isukari ibimonyo birayataka. ariko mva nkubwire, umunyu nta rumonyo rwakandagiraho kubera yuko umunyu urihari. Yesu yaravuze rero ngo muri umunyu w'isi. Abanyamwuka banyumva, muri umunyu w'isi. Imana ishimwe cyane. kandi haleluya, umunyu ntago wabasha, nubwo tugaragara nk'abahendutse. Mana we ndafashitwe. Nubwo umunyu ugaragara nk'uwahendutse, ariko ufite umumaro mwinshi. Mana ishimwe cyane. Turi umunyu w'isi. Nujya ugenda widunda wa munyamwuka we, ujya ugenda uvuga ngo ndi umunyu w'isi, kandi umunyu nukawuka nta kintu uzaba ukimara. Bivuze ngo nuramuka ugamburuye rero mu by'ubu bugingo, nta kintu nzaba maze, nzaba mpindutse igipampara. Bivuze iki rero? Rero kuko turi abanyamwuka, turi abantu Imana yahamagaye kugira ngo tuzakore iby'ubutwari mu gihe nk'iki ngiki. Reka mbabwire, tugaragara nk'abahendutse mu maso y'abantu, tugaragara nk'abatariho mu maso y'abantu, tugaragara nk'abaciriritse mu maso y'abantu, tugaragara nk'abatagira ubwenge mu maso y'abantu, ariko dutungishije benshi. Imana ishimwe cyane. Nubwo tugaragara nk'abadasobanutse, urambara urukweto bakabona ntusobanutse, urisiga igikotoni bakabona ntisobanutse, uragenda mu muhanda bakabona ntacyo uri cyo, watangira kuvuga ubutumwa wicishije bugufi bakavuga ngo uriya ninjiji ntabwo yize. Ugaragara nk'usuzuguritse mu maso y'abantu kubera ko ntabwo uhenze, uri umunyu. Hari abantu bikundira amasukari, bavuga ngo iriya sukari irahenze, bakirukanka mu masukari bakavuga ngo azakoze igikoma, ariko isukari defo yayo rimwe na rimwe igutera diyabete, bakagutegeka kutazayinywa. ariko mva nkubwire, haleluya, nubwo byagaragara nk'isukari, bakunze kuribwa n'ibimonyo. Abantu nk'abo b'amasukari, ibimonyo birabataha, ibimonyo birabegera. Uzamubona umuntu wahindutse isukari, azaba agenda afite insoreke nyinshi. Umuntu wahindutse isukari azajya agenda afite ubwibone bwamusagutse. Umuntu wahindutse isukari azagenda yigira uko akara kajya he. ariko mva abantu bahindutse umunyu, Imana ishimwe cyane. Yesu abafitemo ububasha bwo gutunga isi bakarya bagahaga. Imana ihimbazwe. haleluya, haleluya. kuba turi abantu b'umunyu w'isi, ndashima Imana ko iyi si kidufite. Hari igihe rimwe rero itazabona umunyu. Alo, Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Abanyamwuka mukomere ku muheto, abanyamwuka nimuhumure, abanyamwuka nimugume hamwe. kuba umunyamwuka ni ukuzura imbaraga z'Imana, kuba umunyamwuka ni ukugendera mu bihe. ibihe ntibizaguhindure, ibihe ntibizakumara imbaraga z'umutima. uwo ni umunyamwuka. iyo ugeze mu gikombe cya Baka ugihindura amasoko, imvura y'umuhindo ikacambika imigisha. umunyamwuka ntaterwa na biracitse, umunyamwuka ntakangwa n'intambara, umunyamwuka ntakangwa na kovide, umunyamwuka ntakangwa n'uko bamuvuze, umunyamwuka ntakangwa n'uko bamusararaje, umunyamwuka ntakangwa n'indwara runaka. haleluya, haleluya. umunyamwuka ahora ahagaze bwuma, aba yafunze butu gikomando. Imana ishimwe. abanyamwuka, haleluya. Imana ihimbazwe. ndavuga hejuru y'imbaraga z'abanyamwuka. yawe data we, abanyamwuka murashinganye, abanyamwuka bahora bagenda bemye. reka nkubwire wa munyamwuka we, nubwo intambara yahinduka, nubwo isi yakihindukiza, abanyamwuka turashinganye. umva, abanyamwuka bahora bumva amakuru y'ijuru, bahora bakumbura ibyo mu ijuru, kubera ko batareba iby'isi, bahora batumbira ibyo mu ijuru. abanyamwuka, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. abanyamwuka tuvuge haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. banyamwuka munteze amatwi tuvuge haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. yemwe bagengwa n'umwuka, Pawulo yarabanditse ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. wowe uyoborwa n'umwuka, ujya widunda uvuge ngo uri umwana w'Imana. kandi umva nkubwire, nimba utagengwa na kamere, nimba utagengwa n'ubusinzi, nimba utagengwa n'ubusambanyi, nimba utagengwa na so wanyu, nimba utagengwa na nyoko wanyu, nimba utagengwa na barumuna bawe, ahubwo ugengwa n'umwuka, uyoborwa n'umwuka, uzicara wigurira agacupa uvuge ngo ndigurira ji kubera
kubera yuko ndi umwana w'Imana, kuko abana b'Imana barashinganye, abana b'Imana bafite ikimenyetso, yigeze yaduca mu kiganza nk'imanzi. Haleluya, haleluya. Abanyamwuka ntibatabwa n'impinduka y'ibihe. Ndagira ngo mbwira abanyamwuka, nubwo batelefona bikanga, Yobu yigeze yavuga ijambo, aravuga ngo hamagara noneho hari uwakumva, ngo mubera mu isi watabaza ninde. Wigeze wafata telefone urahamagara biranga, ariko mva mbwira abanyamwuka baneze amatwi, hamagara noneho hari uwakumva. Wigeze wahamagara biranga, barakubwira ngo nimero composé n'est pas accessible à ce moment, veuillez appeler intérieurement. Warahamagaye inshuti zawe zanga kugutabara. Umva nkubwire inshuti yanjye, yigeze yabwira Yohana ku kirwa Patimo, aramubwira ngo wandikire itoro ry'i Filadelfiya, urabwire ngo uwera kandi w'ukuri, utandukanye na ba data wacu, utandukanye na za nshuti zanze kutwitaba, utandukanye n'abavandimwe banze kutugira agaciro. Haleluya, haleluya. Aravuze ngo shyize imbere yawe, wowe munyamwuka urugi rukinguye, nawe ubasha kurukinga. Haleluya. Data nuwera kandi w'ukuri, ufite komanga umutima wawe, uvuge ngo ufite urufunguzo rwa Justini, ukinga ntiyagira uwuki. Vuga ngo ufite urufunguzo rwawe, atura izina ryawe wa munyamwuka we, kuko abanyamwuka baratura nibakangwa umva abari kubyumva ba kamere ntabwo babasha kumva ibyo turi kuvuga mu mwuka, ahubwo barabyumva ari ubupfu. Ariko abanyamwuka babyumva, tuvuge haleluya. Mana ishimwe. Yo data, abanyamwuka, Imana nishyira urugi rukinguye imbere yanyu. Nubwo mugaragara nkaho muhendutse muri supermarket, murahendutse. Abakobwa b'abanyamwuka murahendutse. Niyo bagiye kubakwa baraza bakabibesha ngo bazabakwa 200,000, abandi ngo bazabakwa nk'inka imwe, ariko wa wundi w'isukari baramuvuga ngo bazamukwa inka 200. Ariko mva nkubwire, uzacunge abanyamwuka, iyo ageze mu gisharagate aratangira ngo amashakara mando sandororiya, ngo kuko Imana yari yarabimbwiye, akabyinira Imana atitaye ku giciro yakowe. Data we, abo baragenda bakubaka ingo zabo neza. Abanyamwuka mukomere ku ijambo, agakobwa k'akanyamwuka ke ntabwo kitaye ko kajyanwa ari akanyage, karagenda kabwira Namani, umva ati Namani we, ndabizi neza urakaze, urakomeye, ubasha kunyica, ariko iyaba wabimenyaga ko muri Isirayeli hariyo abantu bakugirira neza. Imana ishimwe. Akanyamwuka karinjira kagera kuri Namani umugaba w'ingabo, karamubwira tumva nkubwire, Imana yacu iracyakora, ntabwo kagira ubwoba bw'abako bakica. Abanyamwuka ntibagira ubwoba, abanyamwuka bahora bahagaze bwuma. Haleluya. Imana ishimwe. Reka nkubwire ngo akanyamwuka bita Esiteri, ngo kajya imbere y'umwami kadatinya ko yakica, kuko kari kiringiye imbaraga z'amasenge. Data we, umunyamwuka ahora atinyuka, kuko twashize amanga. Pawulo amaze kuzura umwuka aravuga ngo uwo mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi mvuga. Umunyamwuka aratinyuka, umunyamwuka avuga ashize amanga, umunyamwuka ntaterwa ubwoba nuko bari bumuca umutwe. Uzabibaze Petero, uzabibaze Yohana, uzabibaze Matiyasi, uzabibaze intumwa zose uko zatubanjirije, zavuze zishize amanga. Rero mva nkubwire munyamwuka, komera. Wowe utagengwa na kamere, komera. Gukura mu mwuka si igihe uzamara mu gihe cy'amasengesho. Hari abantu bamaze imyaka 40, hari abantu bamaze iminsi basenga 45, hari abantu bamaze iminsi biyiriza, hari n'uzakubwira ngo azikwiyiriza ngo atarya, ngo amara iminsi 5-7 atabasha kurya, ukagira ngo ni umunyamwuka yarakuze kandi ari igipampara kigenda. Uwo muntu yagera mu kigereza agahita akugata, ariko ubundi iyo Mana ko kusenga irumva. Uwo muntu uzamenye ko ayoborwa
kuyoborwa na kamere. Imana itugiriye neza cyane, ariko wa mwana uzi gushaka Imana mu maso hayo akaza yagera mu materaniro adakeneye kumenya ko pasiteri yabwirije runaka, adakeneye kumva ko umuyobozi atuzuye umwuka, ahubwo agatangira agahinda, agatangira agashaka Imana we ku giti cye, umwuka w'Imana ukamumanukira. Umva umunyamwuka ntaterwa ubwoba nahageze. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko muranyumva cyangwa? Imana ihibazwe. Umunyamwuka yishakamo imbaraga z'umwuka, ntabwo azishaka mu bantu, azishakamo. Ntabwo umunyamwuka agera mu materaniro ngo nta mwuka uhari kandi ari we munyamwuka, kandi yahageze yitwa ko ari umunyamwuka. Ni gute se wambwira ngo nta mwuka uhari kandi witwa umunyamwuka? Ubwo bivuze ngo nuvuga ngo nta mwuka uhari rero, ngo nta bihe bihari, ngo nta mavuta ahari, ubwo ni ukuvuga ngo nawe uri kubivuga nawe uri igipampara kigenda. Niko bimeze. Ni gute wavuga ngo mu materaniro ntabwo ngo ndumva nta bihe bihari byo kuva, kandi uri umunyabihe wowe? Ituremo ibihe aho hantu kuko uri umunyabihe, ituremo amavuta aho ngaho kuko uri umunyamavuta. Aho amavuta yageze ibyanga bikunda amavuta arahaboneka. Aya umwuka w'Imana yageze umucyo uhita usakara. Bivuze iki rero? Nutangira kuvuga ngo nta bihe bihari, nawe ntabyo urimo, uri nyakatsi genda. Nutangira kuvuga ngo nta mavuta ahari, nawe uvuge ati yewe nanjye narakamye byararangiye. Nutangira kuvuga ngo nta mwuka wera uhari, uvuge ati burya nanjye ntawo mfite. Kuko abanyamwuka ntabwo bajya baterwa ubwoba n'ibihe bagezemo, ahubwo bahageze bahindura amasoko. Imana ishimwe. Imvura y'umuhindo ikahambika imigisha. Bisobanuye ngo abanyamwuka rero nimuhagarare aho mugeze hahinduka hanyu. Imana ishimwe cyane. Nugera mu materaniro hahinduka hawe, nugera umva. Kandi abanyamwuka ntabwo bihishiye, bahora bajejeta icyo bita imbaraga z'amavuta. Imana ishimwe cyane. Nimuhagarare, Imana ibaha umugisha. Ese witwara ute muri ibi bihe? Uri kugenda wumva warakuze mu buryo bw'umwuka, cyangwa uracyari umwana bagabiza amata? Uracyari umwana wishakira ibisosisosi, ibipotaje, ibintu byoroheje, ngo bakubwire ngo Imana iraguhaye indege uhita uvuga ati ndafashijwe. Bakubwire ngo Imana ngo humura mwana wanjye, ngo Imana iguhaye amafaranga, none sizayanyuza muri kontineri. Ntabwo Imana igira abayegenti ngo irakoresha abantu ngo bicaye mu mutaka ngo baragushyira kuri momo. Oya, Imana ntabwo igira imitaka ya mobile money. Oya, ntabwo ubwo Imana itugire neza cyane. Umuntu akicara arango ngiye Imana arambwiye ngo izama amafaranga, izayatoragura se ngiyagushyire mu mufuka. Wapi, ahubwo byuko ujye gushaka amafaranga. Ubundi hari imigisha ibiri: guhaguruka ukajya gushaka umugisha wawe, cyangwa ugategereza umugisha ukwizanira. Iyo umugisha wategereje ukwizanira iyo utaje, ugomba guhaguruka ukajya gushaka aho undi mugisha uherereye. Rero abantu benshi batsimbaraye kuri gakondo n'akavukire na karande. Reka mbabwire inshuti yanjye, ntabwo Imana ikoreshwa n'amarangamutima yo kwaso, ntabwo ikoreshwa n'amarangamutima y'iwanyu, ntabwo ikoreshwa n'amarangamutima y'igihugu, ntabwo ikoreshwa n'amarangamutima y'iki, ahubwo ikoreshwa n'icyo yavuganye nawe, kandi ikoreshwa n'ijambo ryayo kugira ngo ibisohoze. Nimba aravuze ngo nzakugira neza, guma hamwe urwane intambara, uzanyura mu bibazo byose kugira ngo ugere ku musozi Imana yakugeneye. Ahubwo ikibazo, bamwe batinze kugera ku musozi Imana yabageneye kubera yuko bahuye n'intambara, bari baranyweye amata yonyine, bahuye n'ibigeragezo, batangira kujya kuzenguruka umusozi. Ariko umva nkubwire inshuti yanjye, komera, urwane kigabo. Imana iracyafite inzira nyinshi izanyuza mu gutabara abanyamwuka. Kura mu mwuka uve mu bwana kugira ngo uzabashe guhangana n'impinduka y'ibihe. Imana itugire neza cyane, kuko nzi neza yuko Uwiteka yiteguye gukuza abantu muri ibi bihe turimo dusenga. Imana igiye gukuza abantu. Nimba ushaka gukura, senga, terana, uzura umwuka wera, haranira kuzamuka mu bijyanye no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ube umunyamwuka. Umva nkubwire inshuti yanjye, ubundi hari ibintu bimwe na bimwe nakubwira kugira ngo wumve dusoza. Ubundi
kuba ibintu by'ingenzi bidufasha gukomeza mu buzima bwa mwuka, kudahabanya n'umwuka wera. Iyo usomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 bakubwira ibyananiya yanze kumvira umwuka wera ararimbuka. Ubundi nimba ushaka gukomera mu mwuka wera uje uhamanya n'ibyo umwuka w'Imana akubwira. Icya kabiri, kutarakaza umwuka wera. Iyo usomye mu magambo Paulo yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo wa 30 barakubwira ngo kandi nimuteze Imana agahinda, cyangwa se nimuteze umwuka wera w'Imana agahinda. Ubundi uje wirinda kurakaza icyo bita umwuka wera. Ikindi uje ugerageza kuzura umwuka wera, ugenda usome mu Befeso ibice 5 ungerageze usome mu Befeso ibice 5 umurongo wa 15 n'umunane, haravuga kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ikindi ugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Iyo usomye mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 yanditse amagambo Paulo ababwira, yarababwiye ngo muyoborwe n'umwuka wera kuko aribwo mutazabasha gukora ibyo kamere irarikira. Ikindi mujye mwera imbuto z'umwuka wera. Muri Yohana ibice 15 umurongo wa 8 barabitubwira. Niyo usomye mu Bagalatiya ibice 5:22 barababwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza n'ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza no kwirinda ibimeze gutyo nta mategeko abihana. Rero mugerageze mushake mu maso y'Imana, hanyuma ku umwuka wera by'ukuri ntabwo ari ikindi uretse kuyoborwa n'umwuka wera. Aho niho bigaragaza umuntu wakuze mu buryo bw'umwuka wera. Kandi ikindi uwo muntu binyuze mu ijambo ry'Imana niho azahora yumva ari gukura, kandi gukura kugaragarira mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'ubugingo ndetse no mu buryo bw'umwuka, nk'uko Paulo yabibwiye Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23. Imana itugirire neza cyane. Rero ndabashimiye, reka tube abantu bakuze mu buryo bw'umwuka, tureke kuba impinja, kuko tuzi neza ko nyuma y'impinduka y'ibihe abera b'Imana tuzataha, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Amen, 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 amen.